ibyo ureba imbere yawe ni ibikoresho bya gisirikare cyane kandi n'abasirikare biteranyirije hamwe b'igihugu cya Venezuela ndetse n'Uburusiya bahagurukiye mu rwego rwo kugira ngo barwanye ibitero kandi ibikorwa by'iterabwoba bisa n'iby'iterabwoba bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko zije guhagarika ngo ibicuruzwa by'iyobyabwenge mu nyanja ya Karibeya, kandi bikaba bigaragara ko ari igikorwa cy'ubushotoranyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagurukanye. Ibikorwa biragaragara yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite urwitwazo yuko ngo ziri kubona ibikorwa byinshi cyane biri gutatana byirukanka mu mato ngo by'ibiyobyabwenge muri inyanja ya Karibeya biri gukorwa n'igihugu cya Venezuela, bikambukiranya amazi bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku butegetsi bwa Donald Trump butagomba kubyihanganira kuri ubu, bukaba buhagurukije ibikorwa ndetse na za operasiyo zo gucunga muri iyo nyanja ya Karayibe mu rwego rwo kuburizamo ibyo bikorwa by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bishobora kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bati ntabwo tuzihanganira ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bikomeje kwinjizwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye muri Venezuela kandi bikambukiranya inyanja ya Karayibe. Ntabwo tugomba kubyemera, tuje kubihagarika, turaje tu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Utwitambika imbere turamusya tumuhindura umucanga. Ibyo biravuga iki? Aha ni ku isi ya Bibiliya wahageze. Isi ya Bibiliya ni ijambo rifite amagambo abiri arigeze, urumva mu isi ndetse na Bibiliya. Niyo mpamvu hano ku isi ya Bibiliya uzahumvira ibyabaye n'ibindi birimo biba n'ibindi bizabera hirya no hino ku isi, byose bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Intego y'isi ya Bibiliya ni ugusomera mwene muntu ibimenyetso by'ibihe kugira ngo arusheho gukora ibyo Imana ishaka, kuko isi iri kurushaho kugaragaza ibimenyetso by'ibihe yuko igiye gushirana n'ukwifuza kwayo. Kugira ngo twumve iki ibyo bivuze, reka tugareka kuri uyu murongo wa 7 w'igice cya 24 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, maze twumve iki ibyo bivuze mu gihe nawe winjiranye like ugakanda kuri icyo gikumwe kireba hejuru kugira ngo izi internet zitubashishe kandi zitwemerere kugeza ubutumwa kuri benshi. Kandi niba ugeze hano bwa mbere ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe kugira ngo utazabona notification z'isi ya Bibiliya zikumenyesha aho isi uvuye naho ugeze naho yerekeza. Uyu murongo wa 7 uragira uti ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe namwe mu isi. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo ari bwira abigishwa be ko ibimenyetso bizagaragaza ku isi izagera igihe igashirana n'ukwifuza kwayo. Agaruka ku magambo avuga ko ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami bugatera ubundi bwami nk'ikimenyetso kizaba kigaragaza ko isi iri bugufi gushirana n'ukwifuza kwayo, amaze abakoze iby'Imana bo bakazabana n'Imana yacu iteka ryose. Uri ubu ngubu ibyo bimenyetso biri kugenda bigaragara uko bwije n'uko bukeye. Kuri ubu mu gihe isi yugarijwe n'ikibazo cy'intambara hirya no hino zihuje Uburusiya na Ukraine, yewe zihuje Isiraheli n'ibihugu by'Abarabu newe n'izihuje Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba 23. Kuri ubu ngubu ubutegetsi bwa gikapitaliste mu isi uruhande rwabo rwitwikira agashoka ka Repubulika bwatangaje yuko izo ntambara hirya no hino ku isi buzazirangiza, ariko kuri ubu nabwo burasa niburi gukora ibimenyetso cyangwa ibikorwa bigaragara nk'ubushotoranyi bwo gutera Venezuela, nk'uko igihugu cya Venezuela nacyo kirushaho kubigaragaza uko bwije n'uko bukeye. Ibyo bikorwa by'ubushotoranyi biri gukorwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa n'ubushotoranyi iri kwiyenza ku gihugu cya Venezuela. Biragaragara neza ko ari ubwato karundura, kandi ubu bwato karundura bunini ku isi bwakorewe kandi bwagenewe imirwano mu ntambara, kandi akaba ari ubwato bunini ku isi bukoranye ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari ubwato bwitwa USS Gerald R. Ford. Ubu bwato bukaba bwamaze kugezwa kandi mu mazi ya Karayibe ndetse n'andi mato menshi cyane yo kubucungira umutekano mu rwego bigaragara ko ari intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateguye ku gihugu cya Venezuela. Ariko Venezuela ikaba nayo iryamiye abajanje ivuga ati uko byagenda kose ibi ni ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika itugabyeho, ntabwo tuzabura kubirwanya kandi tuzabitsinda kuko twebwe Venezuela ntabwo dukinishwa. Ubu ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakavuga
bavuga yuko ari ibikorwa byo gukora amaoperasiyo yo guhagarika ibiyobyabwenge n'ibicuruzwa by'ibiyobyabwenge bikorwa amagendo ngo byerekezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyujijwe muri inyanja ya Caribeya. Akaba ari byo byatumye bwana Maduro, perezida wa Venezuela, ateguza igisirikare n'abaturage bose ko bagomba kuba biteguye bakaba maso, ko bagomba gukenyera urugamba, ko bagiye kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko byagenda kose, kandi ko bagomba kuyisya bakayivuguta bakayihindura umucanga. Ninde uzabasha guhagarika izi ntambara za mwene muntu zikomeje kuzengereza isi muri rusange ngo mwene muntu aryamasinzire? Yesu yavuze ko zitazarangira n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe nizira hagatsembaho urupfu n'ibyaha. Ubutegetsi bwa Venezuela bukimara kubona aya mato menshi cyane USS Gerald R. Ford yamaze kunyanyagizwa muri inyanja Caraïbe, ko ari menshi cyane ndetse n'andi yo kuyacungira umutekano akaba menshi cyane, yewe n'amisire ashimitse kuri aya mato, yewe ibi byose umubare wabyo ko bijya kugira hafi ku birenga 4,000 ndetse n'amato akaba ajyanyagijweho n'indege z'intambara ziteguye guhaguruka nk'izisa nk'izigiye gusekagura ibyo zihuye nabyo. Ubutegetsi bwa Venezuela bwavuze ko ibi ngibi atari ibikoresho byo gucunga umutekano w'ibicuruzwa by'ibiyobyabwenge mu nyanja ya Caraïbe, ahubwo ko ari ubushotoranyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazanye mu inyanja ya Caribeya kugira ngo babone uko bahaguruka bataka igihugu cya Venezuela kititeguye. Ibi nibyo byatumye Minisitiri w'umutekano wa Venezuela bwana Vladimir Padrino Lopez atangaza yuko Venezuela yamaze gutahura kandi ikamenya amakebo yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukoresha ishaka gushoza intambara ku gihugu cya Venezuela. Ati Venezuela turiteguye rwose, ubu ngubu ingabo zigera ku 200,000 zamaze gukurwa mu turere twose tw'igihugu cya Venezuela kandi zahawe imyitozo yatangiye kuri wa 2 ndetse yasojwe no kuri wa 3. Iyo myitozo ikabiganisha kandi ikaba yemeje ikagaragariza izo ngabo n'igihugu cya Venezuela yuko uwo ari we wese ahari buturuka hariho hose ntabwo ari bubashe guhagarara imbere y'izi ngabo, ko uko araza yitwaye kose izi ngabo ziri bashe kumusya zikamuhindura umucanga. Ninde uzabasha guhagarika izi ntambara za mwene muntu zikomeje kuzengereza isi hirya no hino ngo mwene muntu aryamasinzira? Yesu yavuze ko zitazarangira n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe nizira hagatsembaho urupfu n'ibyaha. Mu gihe izi ntambara zikomeje kwitegurwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Venezuela, isi ikomeje kuzengerezwa n'intambara zabuze gica. Kuba zabuze gica hirya no hino ku isi, ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwarateganije yo kandi bwizeza mwene muntu hirya no hino ku isi ko izi ntambara zizabuzishyiraho akadomo, bukazirangiza buhereye kwihuje Uburusiya na Ukraine, ko buzazishyira akadomo, yewe ngo ndetse n'izihuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba 23. Izo ntambara zose niziri kubera mu burasirazuba bwo hagati, Israel irwana n'abihugu by'Abarabu bapfa ubutaka bwa Palestina, yuko Palestina igomba kugira ubwigenge bwayo, ku butegetsi bwa gikapitaliste mu isi ngo buzazihagarika bukazishyiraho akadomo. Mbese mu gihe cyo kuzihagarika ni iki ngiki, cyangwa inzira yo kujya kuzihagarika ni ugushoza intambara kuri ubu butegetsi cyangwa se kuri igihugu cya Venezuela? Yesu yavuze ko ibimenyetso bizagaragaza yuko isi iri bugufi gushirana n'ukwifuza kwayo, ko ari uko ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami bugatera ubundi bwami hirya no hino, intambara n'inzara n'ibidugaro n'ibishyitsi bikagwira bikaba byinshi. Ariko ubutegetsi bwa gikapitaliste mu isi bugaragaza kuko bufite uburenganzira n'urufunguzo rwo guhagarika izi ntambara. Mbese izi ntambara ubutegetsi bwa gikapitaliste mu isi buzazihagarika, nabwo buri gutegura gushoza izindi ntambara hirya no hino ku isi. Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwe nizira agatsembaho urupfu n'ibyaha. Ibi nibyo byatumye Venezuela ireba kandi ikabona yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko gihora kivuga ko kizarangiza intambara mu isi, ariko kikaba ari icya mbere gifata gahunda yo kuzishoza hirya no hino ku isi, yari cyo gifata gahunda yo gutera ibindi bihugu, kikaba ari cyo gifata gahunda ya mbere yo gushoza intambara ku bindi bihugu n'ibihugu by'abaturanye bitwaje impamvu gashoza ntambara zidafatika kandi zidafite aho zishingiye. Venezuela ikimara kubibona yavuze iti ntabwo tugomba kubyihererana cyangwa ngo tubyicarane dutuze, natwe tugomba gushaka andi maboko
agomba kudufasha gukubita umwanzi. Uko niko Venezuela yitabaje igihugu cy'Uburusiya. None Venezuela ikaba iri mu myitozo ihambaye cyane iyikoreshwa n'igihugu cy'Uburusiya, nkuko Abarusiya binjiye mu ndege bagahaguruka bagafata umuvuduko bihuta cyane bajya mu gihugu cya Venezuela. Ingabo zirenga ibihumbi 400 zavuye mu gihugu cy'Uburusiya zoherejwe na bwana Vladimir Putin zikajya mu gihugu cya Venezuela gutoza abasirikare ba Venezuela kugira ngo babashe guhangana cyane n'ubutegetsi bwa gikapitaliste mwisi. Ninde uzabasha guhagarika intambara za mwene muntu ngo mwene muntu ry'amasinzire? Yesu yavuze ko zitazashira n'amahoro ntabwo azahora keretse ubwo nizera agatsemba urupfu n'ibyaha. Uko bidatinze rero biragaragara yuko inyanja ya Karibeya igiye guhindura indi sura, igiye guhindura indi paje. Ubu ngubu haraje hashe, nihatagira igihinduka, nihatagira igikorwa, isi iratogota ihinduka ivumbi. Mu gihe tugikomeje gukurikirana aho biri kuva naho biri kwerekeza mu rwego rwo kugira ngo tumenye aho ibihe by'ibimenyetso bigeze by'uko bigaragaza ko isi igiye gushirana no kwifuza kwayo, reka nkwinginge ntugende udakoze subscribe kugira ngo ejo utabona notification z'isi ya Bibiliya zikumenyesha aho isi ivuye naho ugeze naho yerekeza. Natwe nk'isi ya Bibiliya turi hano kugira ngo tubabwire ikigiye kuzakurikiraho ejo. Shalom shalom, turabakunda.